Haleluya. Twongeye kubasuhuza mwebwe bakunze umusaraba. Twongeye kunezezwa no guhurira namwe hano kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turimo turavuga ku gusenga. Twatangiye tuvuga ko gusenga ari ubusabane umuntu agirana n'Imana. Uyu munsi rero tuje kuvuga ngo ku ntego ivuga ngo musenge ubudasiba. Tugiye kuganira kuri ino ntego ivuga ngo musenge ubudasiba. Reka dusome ijambo riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 5 umurongo wa 17 haravuze ngo musenge ubudasiba. Yaravuze ngo musenge ubudasiba. Twavuze ko ubundi gusenga ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. Kuko gusenga ntabwo ari ukuganira n'Imana. Kuganira abantu bashobora kugirana ibiganiro badakundana, ariko iyo byabaye ubusabane abantu bagashyikirana bagahuza urugwiro. Rero ubundi gusenga kwa nyako ni ubusabane umuntu agirana n'Imana nk'inshuti ye, ayibwira ibintu bimubabaje, ayibwira ibintu bimunejeje, ayibwira amaganya, ayibwira ibintu bitagenda, mbese ibintu byose byari bimurimo akabibwira Imana akaruhuka. Imitwaro wari ufite yose ukayikoreza Imana mu masengesho. Bivuze ngo mu masengesho ni ahantu ubwira Imana, ukaza ukayishima kubera ko uyikesha byose, ukayibwira intege nke zawe ariko kwatura, ukanayishimira ukanayiragiza byose kuko uzi ko Imana ishobora byose. Rero tuje kuvuga ngo musenge ubudasiba. Iyo bavuze ngo musenge ubudasiba, ntago gusenga ubudasiba bashaka kuvuga hano ngo nk'uko umutima utera, nk'uko umutima udahagarara gutera umuntu akiriho agihumeka, niko umuntu atagomba kureka gusenga. Kubera ko gusenga ntabwo ari ugupfukama hasi usenga, oya, ahubwo gusenga ni ubuzima. Gusenga bihinduka ubuzima, kuko dusenga ntabwo dusenga gusa kuko dupfukamye ngo kuko twagiye ku musozi. Kiriya ni igice gitoya cyo gusenga, ahubwo gusenga ni ubuzima bunejeje Imana. Ni ubuzima bunejeje Imana, kandi Bibiliya iravuga ngo musenge ubudasiba. Mu Cyongereza baravuga ngo pray without ceasing. Musenge ubutaruhuka, nk'uko umutima utarekeraho gutera niko tugomba guhora tugira gute dusenga. Iyo bivuze ngo musenge ubudasiba, ntago ari uguhora dupfukamye dusenga, ntago ari uguhora twiruka mu butayu dusenga, ntago ari ukuba mu nsengero kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Hari abantu babaho mu buyobe ngo bakitarura abandi bantu ngo bakajya kuba hirya iyo. Ntago ari ibyo bintu ijambo ry'Imana ridusaba. Ahubwo iyo bavuze ngo musenge ubudasiba, ni ukubaho dufite umutima utunganiye Imana, dufite umutima wifuza Imana, dufite umutima unyotewe Imana, dufite umutima unyotewe Imana. Rero iyo mibereho yo kubaho dufite umutima, icyambere utunganiye Imana. Icyambere ni ukuba ufite umutima utunganiye Imana, ukaba ufite umutima wifuza kubana n'Imana, ukaba ufite umutima unyotewe Imana. Dawidi yigeze kuvuga ngo nibutse iminsi ya kera nkuramburira amaboko, avuga ibintu byinshi, aravuga ngo ariko umutima wanjye ukugirira inyota nk'uw'igihugu cyishwe n'amapfa. Bivuze ko mu ibihe byo gusenga Imana ivuze ngo musenge ubudasiba, ni uko iteka uhora wumva ushaka Imana, bigatuma uri mu kazi uhora utekereza ngo nanezeza Imana nte. Mbese ubuzima bwo gusenga ubudasiba ni ukubaho uhora utekereza Imana, icyo wakora ngo unezeze Imana. Ubwo ni ubuzima bwo gusenga. Kandi
ni ugukomeza kugirana n'Imana ubusabane butajegajega kandi buhoraho. Yesu ashimwe. Gusenga ubudasiba ni ugukomeza kugirana n'Imana ubusabane butajegajega kandi ubusabane buhoraho. Ubu busabane buhoraho bukaza bukabaho mu bibazo. Ubwo busabane ntibujegajege ngo kuko ibibazo byaje, ahubwo ibibazo byaza ugakomeza ugasenga, sibyo? Ibyishimo nabyo byaza ugakomeza ugasenga. Waba uri mu kazi ugakomeza ugasenga, waba uri mu rugo ugakomeza ugasenga, waba uri mu rusengero. Hari abantu bajya mu rusengero ugasanga bibereye ku ma WhatsApp mpaka batashye, ariko Imana iba ikeneye ko tugirana ubusabane nayo buhoraho kandi butajegajega igihe cyose. Yesu nashimwe. Iyo bivuze rero ngo musenge ubudasiba, ni ukubaho ufite ubusabane n'Imana butanyeganyezwa n'ibibazo. Hari abantu bagira ibibazo bakavuga ngo Mana, ngo ibintu nkoreye, ngo ibintu nyituye, ngo ndakuretse. No, ahubwo intambara zije, ibibazo bije, bigomba kugusunikira mu bihe byo kugira gute, byo gusenga. Ugasenga. Intumwa iyo ziri mu bibazo ziri gusenga zifungiranye zuzuriye y'Umwuka Wera. Daniel babona ngo gusenga byabuzanyijwe, iyo yarakomeje arasenga nubwo byari mu bibazo, yakomeje kugirana ubusabane n'Imana. Rero ibibazo urimo bye gutuma ureka Imana. Kuba urwaye igihe kinini, kuba ufite amadeni, kuba abajura barakwibye, kuba ubona hari ibintu bitagenze neza uko wabyifuzaga, ntabwo bivuze ko Imana yagukuyeho amaso. Komeza ubusabane bwawe n'Imana, ukomeze usenge, Imana izakugirira neza. Kandi hari n'abantu bagera mu byishimo, ibyishimo bikababuza gusenga. Niba warasengeye akazi wakageramo ngo sinkiboneka, nguza akazi mba mfite, ubwo igihe wabonaga cyo gusenga, kandi burya no muri ako kazi wahasengera. Ngo narasengaga niyiriza, ngo none ubwo mbonye akazi ngo sinkifite umwanya wo kwiyiriza. No, ubwo ni ubuyobe bwa Satani. Nta kintu kigomba gusimbura ubusabane bwawe n'Imana. Abantu rero bajya bagira ibyishimo. Mu byishimo abantu benshi barahagwa, ngo bari mu munyenga w'urukundo, ngo barimo baragira bate. Mu byishimo naho rero ntabwo bigomba kudutandukanya n'Imana, ahubwo nabwo tugomba gukomeza kugirana ubusabane n'Imana. Waba uri mu kazi, waba uri mu rugo, inshingano zose waba urimo uko zaba zimeze, ntabwo ugomba gutakaza ubusabane bwawe n'Imana. Abisirayeli bajya mu bunyage, Imana iravuga ngo bazagenda bansenga. Rero gusenga, ndagira ngo ubwire ko Imana ikeneye kuyisenga ubudasiba. Ukayisenga ubudasiba. Hari abantu benshi bavuga ngo ubwo ndi hano mu rusengero ngo nditwararitse, ngo ndamera, ngo ndajya ngenda ngo niyorobetse. Oya, ntabwo Imana ikeneye kugenda wiyorobetse mu rusengero. Imana ikeneye kubaho ubuzima. Imana yisenge nk'inshuti yawe, sibyo? Uyisenge nk'inshuti yawe. Umunsi umwe Dawidi ari mu ntambara ari kurwana, yarasenze, Imana aramubwira ngo bano Bafilisitiya uze kubatega igico ku ishyamba ry'imitugunguru, ngo batege igico. Arabatega igico arabatsinda, ubundi iramubwira ngo batere. Rero Dawidi nubwo yari ari mu ntambara, yari akomeje kuvugana n'Imana. Yesu ashimwe. Umunsi umwe Yesu ari mu rugamba, ari mu ntambara, ntabwo byamusabye ngo ajye kwibeta ageze mu butayu, ahubwo ngo yarambuye amaboko aravuga ngo wazuba we hagarara kuri Ayi, n'ukwezi aragutegeka. Rero gusenga ni ibikorwa dukora ni ubuzima, bihinduka ubuzima. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dusenge ubudasiba. Yesu ashimwe. Nari ndi kukubwira ngo nta konje ufite, nta mupaka ufite, ijambo rirakubwiye ngo senga ubudasiba. Yesu ashimwe. Nari kukubwira ngo wowe kurekeraho gusenga. Nk'uko umuntu atarekeraho guhumeka, niko atagomba kurekeraho gusenga Imana. Haleluya. Rero ndagira ngo wowe
tubanze dusengane Imana. Wowe wahuye n'ibibazo bikakubuza gusenga ukicira inzira. Hari abantu baza ngo nagiye n'ibibazo ngo njya mu buraya, ngo nagiye mu buraya ngo kubera ubuzima bubi. Reka ibo ni Satani wagushutse. Ibibazo urimo bigiye kujyana kure yo gusenga, ahubwo bigomba kugusunikira kugusenga. Kandi agira ngo nsengane nawe wageze mu munezero, wageze mu masezerano, ubonye akazi, wubatse urugo, ngo umugabo ngo umutware wanjye ntagikunda gukunza gusenga, ngo umugore wanjye ntagikunda kunza gusenga, ngo akazi mfite ngo ntikakimbohora ngo gusenga wiki, ku buryo ibihe wagiraga byo gusenga ubiburamo, ngo wabonye akazi. No, ndagira ngo dusengane nawe watakaje ibihe byawe byo gusenga kubera impamvu zitandukanye, kuko ijambo riravuga ngo musenge ubudasiba. Reka dusengane Imana iguha imbaraga zigushoboza gusenga ubudasiba. Umenye ko Imana irashaka ko ugirana nayo ubusabane buhoraho, imishyikirano ihoraho, kandi ukayigira ufite ibibazo, ufite umunezero, uri mu kazi, uri kugenda. Niba uri umusirikare ugomba kuba umusirikare usenga, niba uri umukinnyi, mbese imirimo yose ukora ugomba kuyikora usenga. Reka dusengane. Imana, ndagushimiye kuri Imana nziza. Ijambo ryawe riratubwiye ngo dusenge ubudasiba. Ariko hari bene data benshi bahuye n'ibibazo bituma badakomeza gusenga, bumva warabaye umugome. Hari n'abantu benshi washoboreje amasezerano abasunikira mu kudakomeza ibihe byiza byo gusenga. Hari abantu benshi bagize inshingano zituma batakaza umwimerere wo gusenga, ariko ndabingingiye kugira ngo ubabarire kandi ubahe imbaraga zituma bakomeza gusenga. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.